Tubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu ni ku Ibendera TV nkuko n'ubundi bisanzwe ingendera na Cretin Ntirushwa. Dufite rero umutumirwa tugiye kuganira uyu munsi, ariko mbere yo kugira ngo tumwakire reka tubanze turebe icyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Turagaruka ku gihugu cy'Ubugande n'u Rwanda. Umubano w'igihugu cy'u Rwanda n'Ubugande ugiye kumara imyaka 4 yose utameze neza, urimo agatotsi. Hagiye havugwa ibintu byo kugenda abayobozi b'ibihugu bombi bahura bagirana ibiganiro, ariko kugeza uyu munota umubano w'ibihugu byombi ntago wari wasubira kuba mwiza nkuko byahoze. Ibi rero bikomeje kugenda bigira ingaruka ku gihugu, yaba ku gihugu cy'u Rwanda muri rusange nkacyo turimo, ariko tutirengagiza ko n'igihugu cy'Ubugande nacyo buriya ibyo byose ingaruka zihari. Twe rero nk'abanyarwanda niki mu by'ukuri bidukozeho, turaza kurebera hamwe ingaruka abanyarwanda bashobora kuba baragize biterwa no kuba umupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'Ubugande ufunze. Turi kumwe rero n'impuguke, akaba n'umunyamakuru kuri Radio Salusi mu biganiro bitandukanye. Tugiye kumwakira mu kanya, araza atangira twibwira, hanyuma ubundi dusesengure iki kibazo mu by'ukuri gikomeje kugenda agifata indi ntera. Ngendeye na Cretin Ntirushwa nkuko bisanzwe, nikaze ku Ibendera TV. Reka mu kanya tuze dutangira n'umutumirwa wacu uyu munsi. Ikaze rero ku Ibendera TV, ngira ngo watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane nkuko bivuze, ni Twamurebuke Noel, ndi umunyamakuru wigenga ariko nkorana n'ibitangazamakuru bitandukanye, harimo Radio Salusi, integonews.com, Yambi TV official YouTube channel, nkakora n'ibindi bikorwa bitandukanye bijyanye n'ubumenyi bwose umuntu aba afite. Nkuko nari maze kubivuga rero, turakwakiriye ku Ibendera TV. Hamaze igihe kinini, ndahamya ko wowe nk'umunyamakuru ubizi kandi ubikurikirana, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ubugande umubano utameze neza. Ni ibintu byagiye bivugwa, abaperezida b'ibihugu bombi barahuye, hanyuma ibihugu byombi byagiye bihererekanya abantu bivugwa ko bagiye bafatwa ku mpande zinyuranye. Ngira ngo byakozwe, abanyarwanda bagiye bakira abantu bivugwa ko bari bafungiye mu gihugu cy'Ubugande. Ariko nk'u Rwanda twebwe reka tubigarukeho neza, tubisesengure. Usanga ibi bintu hari imbogamizi byaba byaragize ku Rwanda, uyu mubano gukorwamo n'agatotsi. Hari ikintu byaba byarakoze ku mubano w'Abanyarwanda n'Ubugande? Murakoze. Kimwe cyo nyine tubona twemeranyaho nuko umubano w'ibihugu byombi utameze neza. Impamvu bigaragazwa ko cyangwa abayobozi b'ibihugu bitandukanye byombi bavuga yuko hari ibibazo bafitanye bitarasobanuka. Ntago bavuga ngo ni ikibazo kingiki ni ikingiki, ni impamvu wenda za politike ntago umuntu yabitindaho cyane ko politike umuntu ashaka kubona ibyo abona, ariko ntabwo nyine politike tuba tuyizi cyane cyane yuko wenda y'abantu cyangwa ibihugu bifite icyo bipfa, ntago umuntu abazi ngo bipfiki, kubera ko umuntu aba adafite inshingano nyine zo guhura n'ibyo bibazo bitandukanye abantu baba bapfa cyangwa ibihugu biba bipfa. Ariko ikigaragara cyo ni uko wenda abantu bajya mu Bugande cyangwa baza mu Rwanda baragabanutse. Imipaka yagiye ifungwa mu buryo butandukanye, ndetse u Rwanda rukagenda ruburira abaturage barwo kutajya mu Bugande uko biboneye, kubera yuko umutekano wabo utizewe. Ari nabwo twagendaga twumva abantu b'inshuti bavuga bati mu Bugande ntago tumerewe neza, tukagenda twumva nabo baheretse itangazamakuru babarekura, ngo Bugande hari abo bwarekuye bwari bwarafunze kubera impamvu zitandukanye. Hari aho ubuyobozi bwa Uganda bwavugaga yuko babafashe bari mu bikorwa byo gutata igihugu cyabo, bityo bakabafunga, none wenda bakababonye ko ari nko babarekura. Rwanda cyangwa se abayobozi b'u Rwanda akavuga ko hari abandi bantu bagifunze bari mu Bugande, ibyo wenda Bugande bukabihakana, ariko ejo tukumva hari abo barekuye, ukabona ko nyine harimo ikibazo gikomeye. Hanyuma hari ingaruka nyinshi wenda byagiye biteza. Hari nubwo noneho twagiye tubona Bugande n'u Rwanda byagiye
hanahana abantu bagiye bafatwa mu buryo butandukanye bakekwaho cyangwa bakurikiranyweho guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu mu buryo bwo kuba batata bashaka amakuru adakenewe cyangwa se atifuzwa ko atangazwa, cyane cyane nko mu Bugande twagiye tubona abantu benshi bava mu Bugande bikagaragara ko banegekaye, bakubiswe, bakorewe iyicarubozo mu buryo butandukanye nk'uko babyitangarije. Ibyo nyine bikagaragara ko ari ikibazo bituma umubano w'ibihugu byombi ugomeza kuzamo agatotsi. Byarakomeye cyane, imipaka igenda irushaho gufungwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda akavuga ati abajya mu Bugande mugende mwikandagira cyangwa se ntimunagende, kuko hari igihe cyageze noneho hakaba nta n'imodoka yapfa kujya mu Bugande itwaye abantu nka ziriya bisi zijyayo, uretse ko n'ubwo ntazi neza niba ziri kugenda cyangwa zigenda. Wenda abagenda mu ndege bo baragenda nabwo wenda si benshi, cyane ko igihugu cyavuye ngo mugende cyangwa ntimugende cyangwa mwitonde kugenda, urumva byanze bikunze kiba cyamaje kubona ko hari ikibazo. Hanyuma rero ibyo byose ni ibintu byagiye bitugaragara nk'Abanyarwanda yuko ari ikibazo gikomeye hagati y'ibihugu byombi. Noneho ejo bundi hari inama ya Perezida Kagame yakoreye hano muri kongere ya FPR, avuga ku mibano y'ibihugu bitandukanye, aho wenda ibihugu bitandukanye bigenda bivuga ko bitabanye neza n'u Rwanda, ariko avuga yuko ibindi bihugu nk'u Burundi babanye neza, umubano ugenda usa naho uzahuka. Yarabyivugiye avuga ko birimo kugenda bigenda neza, atanga n'icyizere. Yewe Kongo umubano urigaragaza, abayobozi barahura bakaganira, n'ejo bundi barahuye mu Bufaransa. Hanyuma Tanzania nta kibazo dufitanye, ariko Ubugande agaragaza yuko nyine kuzahuka k'umubano wajemo agatotsi ari ibintu bigoye kwemezwa ko ari ibya vuba. Naguciye mu ijambo Noel, kuba u Rwanda n'Ubugande bitameranye neza, nta mpungenge yuko n'ibindi bihugu bishobora kuzagenda bifatiraho umubano? Ejo bundi twabonye ubwo perezida w'Ubugande yarahiraga, perezida w'u Burundi yari ahari, perezida wa Kenya yari ahari, perezida wa Tanzania yari ahari, usibye perezida w'u Rwanda, usibye ko nawe hari intumwa yari imuhagarariye. Nta mpungenge z'uko dushobora kuzashiduka yenda n'umubano w'u Rwanda n'ibindi bihugu nabyo wajemo agatotsi? Buriya umubano w'ibihugu ni nk'abantu muri rusange nabo uko babana. Uyu munsi baba babanye neza, ejo bakaba bashwanye bitewe n'impamvu zitandukanye, cyane cyane inyungu. Ubwo rero nyine iyo hari izo bagonganiyeho nyine hari ukutumvikana cyangwa kutavugana neza kubaho, ariko ejo ukabona bongeye biyunze. Rero wenda izo mpungenge ufite ntago wakazigize cyane, kubera yuko n'u Burundi biri kuvuga ko wenda umubano uri kugenda uzahuka. Mu minsi ishize byari bimeze nabi, none uyu munsi wenda bigenda bisa naho bijya kuba byiza nk'uko bivugwa. Ubwo rero wenda ahubwo kuba ibindi bihugu bibanye neza n'Ubugande bishobora kuzatuma abayobozi bavuga batari ko mutabanye neza n'u Rwanda mwakwiyunze, wenda ugasanga ahubwo baziyunga n'Ubugande nabwo tubane neza, ahubwo wenda akarere kose kabane neza. Birashoboka nk'uko nanone nk'uko bivuga ku rundi ruhande bishobora guhumira ku mirari, ugasanga noneho uretse n'Ubugande na Tanzania biranze, na Kongo biranze, n'ahandi biranze. Ariko nyine ntago twakwemeza ngo bizagenda gute, kubera ko politike buriya hari abakunda kubyita ngo ni umukino. Rero bitewe n'ukuntu amakipe yitwaye ishobora kurangira nyine bibaye byiza cyangwa se bigasubira rudubi. Ntabwo rero aho ngaho nahita nca urubanza ngo bizagenda gute. Uko biri kose buriya wa mugani wawe nta wamenya. Ariko noneho reka dukubite ku rundi ruhande, kuba iyi mipaka y'ibihugu byombi ifunze, rero tugaruke ku ngaruka bishobora kuba byaragize ku Banyarwanda. Hari ingaruka ubona bishobora kuba byarabagizeho? Akawunga, ibigo byinshi by'amashuri bikenera akawunga ku buryo buri hejuru cyane, ariko n'abaturage basanzwe barakarya. Rero u Rwanda ibigori rweza n'inganda rufite ntabwo zihagije ku buryo zahaza Abanyarwanda batagombye gushaka mu bindi bihugu. Wenda si Ubugande gusa bugira akawunga, na Tanzania irakagira, kandi naho u Rwanda rujyayo bagahahirana, ariko mu Bugande byari byoroshye kurusha muri Tanzania. Rero iyo mipaka ifungwa bahise banagarika ibyo bikamyo bizana ayo mafu
baravuga ngo bace za Kagitumba, kandi kuva Kampala uca Kagitumba uzi Kigali ni urugendo runini cyane rwenda kwikuba hafi kabiri kurusha kuva Kampala direct Gatuna Kigali. Ibyo rero byatumye ubuhahirane buba ikibazo gikomeye cyane, ari nayo mpamvu nyine ibiciro mu Rwanda ubona hari aho bigenda bizamuka, nubwo wenda ari byo tubonesha amaso. Ntago ndi inzobere yenda ibisesengura umunsi ku munsi ngo mbivuge mu mibare uko bigenda, ariko hari byinshi byagiye bizamuka mu giciro kubera yuko bitakiboneka byaturukaga mu gihugu cy'Ubugande. Abacuruzi b'amafi nibo twigeze kuganiraho mu mezi ashize, bambwira yuko bajyaga kugura amafi mu Bugande kuri biriya biyaga byaho, birangira nyine ubwo bucuruzi bwarahagaze. Ubu ngubu bakorera mu Rwanda ibintu biciriritse nyine byo kwirwanaho kugira ngo babeho, abandi bagiye muri Kongo gushakirayo. Ubucuruzi bwarahagaze, ubuzima bwarahagaze. Hari wari ufite abana nyine kubera ko yabishyuraga mu bigo byiza, abajyana mu mashuri asanzwe nyine adaca amafaranga menshi. Kubera iki? Kubera ko ubucuruzi yakoraga ajya mu Bugande bwahagaze, kandi ubwo umwaka urashize, imyaka ingahe ishobora gushira. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma uretse n'ibyo ngibyo n'ibindi bicuruzwa bigenda bizamuka kubera yuko umuhanda Kigali Gatuna ni umwe mu mihanda yakoreshwaga cyane mu kwinjiza ibintu mu Rwanda bivuye mu mahanga, yaba mu Bugande cyangwa muri Kenya. Rero kuba umupaka ufunze muri ubwo buryo, hari ibicuruzwa byinshi byagiye bibura uko bigera mu Rwanda kubera ko nyine umupaka ufunze. Wenda hari byagerageje guca ku yindi mipaka, ariko urumva ko ari urugendo rwa hafi, n'ibinaca kuri iyo mipaka biraza kugera mu Rwanda bihenze kubera yuko byakoresheje nabyo urugendo rurerure. Ibyo byose rero ni ikibazo gikomeye abantu bagenda bahura nacyo, bityo nyine umuntu akaba yifuza ngo abayobozi nyine nk'abantu baduhagarariye bagira ukuntu bavugana ibyo bintu bapfa, bagira ukuntu babivuganaho, bazanemo flexibility ku mpande zombi, cyangwa se koroherana ku mpande zombi. Nubwo umuntu abatazi ngo bapiki, agahenge kaboneke, kuko abantu babihomberamo kenshi. Ari izo mpande ari muri ubwo buryo bw'imibanire myiza, abantu basurana n'imiryango yabo n'inshuti zabo, ari no kujya guhaha. Buriya no mu ruhande rw'Ubugande buriya ntihabuze Abagande bahombye kubera yuko nk'abo bacuruzi, niba tuvuge niba bari bazanye ku kawunga mu Rwanda bakunguka, nabo urumva kabapfiriye ubusa, bashaka bakajyana ahandi, ariko urumva isoko bararibuze bari bafite mu Rwanda. Ni igihombo rero kuri business zabo. Ndetse hari wenda wasanga hari n'ibintu mu Rwanda twajyanaga mu Bugande bakabikenera nabo, ubwo nabo ntibakibibona. Urumva nabyo ni ikibazo gikomeye. Ku mpande zombi harimo igihombo. Gusa wenda ko turi Abanyarwanda turi mu Rwanda, twebwe igihombo turi kubona turakibona. Ibintu bigenda bizamuka mu giciro uko biri kose, nubwo haba hari n'izindi mpamvu nyinshi, ariko no kuba imipaka uri ufunze ni ikibazo gikomeye cyane, bibigiramo uruhare. Rero ingaruka zo ni nyinshi muri ubwo buryo. Hari abantu baba bafite abana bigayo mu Bugande, urumva niba umwana yigayo, harabo numvise ngo bisaba ko baca za Tanzania kugira ngo bagere mu Bugande bagiye gushakayo serivisi. Urumva nabyo ni ikibazo. Rero muri rusange ku mipaka ifunze muri ubwo buryo hagati y'ibihugu byombi bitahahirana nk'uko bisanzwe, ni ikibazo gikomeye cyane gikwiye kwiganwa ubushishozi, kandi kigashyirwamo imbaraga n'ibihugu byombi kugira ngo abaturage batagomba kubihomberamo, kuko muri rusange barahomba, turahomba. Bwana Mpurebuke, rero turagushimiye cyane ku kiganiro twagiranaga. Twibutse abadukurikiye ku Ibendera TV, twari turi kumwe na Mpurebuke Noel, umunyamakuru akaba n'inararibonye. Twari turi kuganira ku ngaruka cyangwa se imbogamizi umubano w'u Rwanda n'Ubugande utameze neza muri iki gihe ishobora kuba zaragize ku mibereho y'Abanyarwanda muri rusange, yaba mu bukungu. Tubonye yuko no mu birebana n'uburezi harimo imbogamizi. Reka rero twizere ko hari icyo yenda ibiganiro bigenda bikorwa ku mpande zombi bizatanga, umubano kongera ukamera neza. Tugana ku musozo, Mpurebuke turagushimiye, urakoze. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye.